Ese yatangaje yuko abanyeshuri ibihumbi 220 ugateranyaho 840 bagiye gukora ibizamini bya leta ndetse ibizamini by'amashuri abanza. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abanyeshuri ibihumbi 220 uteranyijeho 840 harimo abakobwa ibihumbi 120 ndetse ugateranyaho 635 naho abahungu ni ibihumbi 10 ugateranyaho ibihumbi 10,205 bagiye gukora ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza y'umwaka wa 2025. Ni ibizamini bizatangira ku wa mbere tariki 30 Kamena. Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubuzima cyangwa n'ubugenzuzi bw'abanyeshuri NESA rigaragaza ko muri abo banyeshuri bazakora ibizamini bya leta harimo 642 bafite ubumuga, bakaba bazahabwa ubufasha bwihariye kuko turaza kugaruka no ku ngingo zitandukanye. Mu karere ka Rwamagana umumama wigishaga mu mashuri abanza w'umwarimu ikigo kitatangajwe yakaswe ijosi n'abantu bamukomangiye batazwi ubwo RIB yatangiye gukora iperereza ko aba bagizi ba nabi batemye uno mwarimu bakamuca izosi akahita yitaba Imana. Yari incamake y'amakuru ngiye kuyibagezaho nitwurinzwe n'Imana Emmanuel abanzi ku izina rya Kidasamura. Ndetse muhawe ikaze kuri Kidasamura amavi kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Reka turambure amakuru. Itangazo rya NESA iri tangazo rireba abanyeshuri muri rusange, rirareba abanyeshuri ndetse n'ababyeyi babo kugira ngo bafashe abana batsinde bino bizamini. Abanyeshuri ibihumbi 220 ugateranyaho ibihumbi 840 bagiye gukora ibizamini bya leta by'amashuri abanza. Minisiteri y'Ubuzima yatangaje ko abanyeshuri ibihumbi 220 ugateranyaho 840 harimo abakobwa igihumbi 20 ugateranyaho 635 abahungu bo ni ukuvuga ngo bangana ibihumbi 10,205 bagiye gukora ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza by'umwaka wa 2025. Ni ibizamini bizaba cyangwa bizakoreshwa ku wa mbere Kamena umwaka 2025. ni ukuvuga ngo ibizamini bizakwa itariki 30 hazaba ari ku wa mbere. Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'uburezi ndetse n'uburezi bw'abana NESA ndetse n'uburezi bw'amashuri NESA rigaragaza ko muri abo banyeshuri bazakora ibizamini bya leta harimo abanyeshuri 642 bafite ubumuga, bakaba bazahabwa ubufasha cyangwa bazahabwa serivisi cyangwa bazitabwaho kurenza abandi. Byakomejwe kumvikana yuko iki kizamini kizaba tariki 30. Reka tugaruke mu karere ka Rwamagana. Mu karere ka Rwamagana umwarimu wigishaga mu mashuri abanza ya Rwamagana ikigo cy'amashuri cyamenyekanye. Abajura cyangwa abantu batamenyekanye baje bakumukomangira ku muryango agikingura bahita bamukada izosi. Uwo mumama ahita yitaba Imana. Ubugenzacyaha RIB bwatangiye gukora iperereza kugira ngo bamenye icyamwishe. Ni ukuvuga ngo aya mahano asigaye aba ntago asanzwe. Ni mu gihe Kidasamura Movie aguhaye ikaze ku murongo wiwe. Nimba utarakora subscribe kuri Kidasamura Movie kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Kidasamura Movie ni ihuriro ry'ibiganiro byinshi cyangwa ibyegeranyo bitandukanye. Ni mu gihe imodoka zigiye kubura cyangwa amatike agiye kubura kubera yuko urujya n'uruza rw'abanyeshuri bari gutaha cyangwa gusubira mu ngo zabo. Ni mu gihe abantu batahana kure, abantu bakoresha amakabiyesi cyangwa abantu bataza Rusizi bazajya bajya gutegera Inyamirambo. Ni mu gihe abandi bayikora ingendo zisanzwe atari abanyeshuri bazajya bajya gufatira imodoka Nyabugogo. Nyaboneka nimvuga gutyo hatagira umuntu mbona azamutse kuri Pele Stadium agiye Huye cyangwa agiye Muhanga. Abantu bazamuka kuri Pele Stadium ni abanyeshuri nabwo bagiye ahantu kure. Nivuga ahantu kure Rusizi, Nyamagabe, Nyamasheke ndetse ahandi ngaho. Nk'uko bivurwa na Kidasamura Movie washatse ano makuru tubafitiye andi makuru y'impanuka yabereye Nyarugenge yahitanye abantu 2 abandi barakomereka. Iyi mpanuka rero ntago baratangaza icyayishe cyangwa icyateye no modoka kugira ngo imanuke. Umunyamakuru wanjye ntago yarari kuri tele kugira ngo amereze amajwi cyangwa
cyangwa mpereje n'amashusho n'amavideo kugira ngo mbashe gukora ino nkuru. Iyi nkuru ni yatangajwe, ubwo nanjye ndaza kuyisoma ku binyamakuru bitandukanye. Ndetse Kidasamura Movie iguhaye ikaze ikurarikira ko igiye gusohora filimi yitwa Ubuzima bwa Kigali. Ngomeza kubasengera bantu mwabuze ibyo kurya, ngomeza gusengera abantu bari mu bitaro, ngomeza gusengera n'abandi batandukanye. Murabizi yuko Kidasamura Movie abitayeho cyangwa abitaho cyane kurenza abandi. Abarwayi barwara ubukira, Nyagasani Data wa twese uri mu ijuru ufashe abantu bose bari kwa muganga kugira ngo bahabwe ubuvuzi cyangwa bavurwe bakire. Mana gitari gikomeye, ndagusabye abantu babuze amafaranga cyangwa babuze akazi, ubaha akazi kugira ngo babone icyo batungisha imiryango yabo. Nyagasani Data wa twese uri mu ijuru, twese turinde nk'abanyarwanda cyangwa isi yose muri rusange, kandi uduhe ubumenyi, uduhe kumenya cyangwa uduhe gutekereza. Abantu mukora umwuga w'uburaya, ndavuga umwuga w'ubusambanyi, mukomeje kugomeza guteza akaduruvayi muvuga ngo indaya. Okay, ni nk'urugero indaya zigeze kurwanira Nyabugogo zirimo zirapfa abagabo, nk'ahazwe Nyabugogo hano uzamuka ugera hano bakunze gucururiza ibintu by'inzagwa cyangwa ibigage, abantu bakunze kunywa bagasinda bakarwana.